umuhanda ntabwo ukoze. Uyu muhanda niwo wageze hano bwa mbere, njyewe nageze naho uhari, iyindi yo muri iyi zone batarayikora. Wari muzima, amazi arawusenya ariko ntabwo bajya bawusana. Hano hakunda kubera impanuka, abamotari banyura hano. Ese umumotari ahitamo kunyura ahangaha areba aka kayira? Aha turi ni mu murenge wa Mwurire mu karere ka Rwamagana, ahazwi nko ku cyanya cy'inganda. Abakoresha umuhanda uva mu isantere ya Mwurire werekeza ku cyanya cy'inganda barasaba ko umuhanda wangirijwe n'amazi ukorwa kuko ubangamiye urujya n'uruza. Abaturage kandi bavuga ko hakunze kubera impanuka zitewe n'uko abamotari bagendera mu gice cyagenewe abanyamaguru kubera umuhanda hagati wangiritse mu buryo bukomeye, kandi ibi nibyo bituma abamotari bagendera mu nzira imwe n'abanyamaguru. Abawutuye n'abawukoresha umunsi ku munsi barasaba ko umuhanda wakorwa kugira ngo woroshye urujya n'uruza. Nawo uri muri paradizo papa wanjye. Abamotari banyura hano, ugasanga abamotari babangamiye abanyamaguru banyura hano. Ingana bo zagombye gukora umuhanda kugira abamotari bajye banyura hano n'imodoka zinyura hano nta kibazo. Kuri wowe ubona kuba uyu muhanda usa gutya kandi ujya mu nganda ari ibintu bibangamye? Birabangamye kuko bakagombye gushyiramo kaburimbo bakahakora ku buryo abanyamaguru bagenda hano bisanzuye, kuko hano ni umuhanda w'abanyamaguru. Usanga benshi benda kugongeramo abantu, basanga birabagana, kaza bakuzuza amahoni kandi abantu bari mu muhanda wabo, usanga hariho no gushaka kubatuka kandi bari mu muhanda wabo. Bangiritse cyane, wabo bakagombye kunyuramo bakawukwepa bakanyuramo w'abanyamaguru. Urebye ibinyabiziga ari ibinyabiziga bisanzwe n'ibiza mu nganda, ibi biwangiriza cyane ni ibihe? Biwangiriza cyane ni ibiza mu nganda. Ese hari izindi modoka nyinshi zikomeza haruguru kandi ziba zizamo hano mu nganda. Mukamusaba ko inganda zagira uruhare mu gukora umuhanda rwose ukaba neza. Uruhare runini ninde rufite? Ari umuturage n'ababe n'inganda? Inganda nizo zigomba kugira uruhare mu gukora umuhanda, kandi bo banawukoresha cyane. Ubwo kuba umuhanda umeze gutya ni izihe ngaruka byaguteza nk'umunyamaguru? Ingaruka byanteza, wenda nk'igihe wenda nkunda gukorera ino ruguru ariko nkakunda no kumanuka bwije, ubu nibwo ntahashyika. Kugenda rero wenda nk'iyo imvura yaguye n'izo moto tubyigana nazo ugasanga turanazihunze, twebwe tugiye hariya hanyereye. Ikindi nta matara bigeze bashyira hano, abahijimye bakagombye no gushyiraho n'amatara. Nta matara ari hano amurika hano muri uyu muhanda no hagati mu nganda. Hano hakunda kubera impanuka, nguko bamanuka bajya hariya ku cyapa kwa Manuel, kubera hari nk'umuntu uzamuka agiye nko kuba yahaha shopping hirya no hino, n'undi amanuka moto ikabiraje, nta honi, nta kugenda bakubita mu mukuku batabanje no kureba umuntu uri imbere akaba aramukubise. N'ubwo buryo rero mwakomeye kutuvuganira namwe mukabanza mukadukorera n'umuhanda. Bimeze akayira k'abanyamaguru, ubundi bakageneye ak'abanyamaguru ariko bakagombye kuhashyira ibimenyetso runaka, ibyapa, cyangwa se bagakora umuhanda bakavuga ati ibinyabiziga bijye bica ahangaha, hari moto, hari imodoka, ariko bariya iyo bagiye bagatandukana urumva ko biba bitagenze neza, ni kwa kundi impanuka zihita ziza bitunguranye. Kubangamira abamotari nta nubwo ari abamotari gusa, ni abashoferi muri rusange. Umuhanda ntabwo ukoze. Uyu muhanda niwo wageze hano bwa mbere, njyewe nageze naho uhari, iyindi yo muri iyi zone batarayikora. Wari muzima, amazi arawusenya ariko ntabwo bajya bawusana. Kuvuga ngo ahangaha barebye uburyo hameze, ni imodoka nkeya zihaca, kuko hari n'igihe zahagwaga nuko bamwe bagiye bamenamo nk'itaka bagasibanganya ibinogo byari birimo. Ku bamotari rero hari igihe tuza urabona ko ari akayira k'abanyamaguru, bikaba ngombwa ko hano umuhanda mu gihe habaye habi nk'imvura yaguye dushobora kwifashisha hariya, kandi hariya ni mu nzira y'abanyamaguru ntabwo byemewe. Bivuze ngo ushobora kunyura hariya ukaba wagonga umuturage, ugonze umuturage kandi umugongeye mu mwanya wagenewe ntabwo biba ari byo. Ikintu badufasha ni uko nibura iyi mihanda yegereye inganda, kuko iki ni icyanya cy'inganda cya Rwamagana, bayikora nibura bakayisana tukatunyuramo nta nkomyi. Ku murongo wa telefone mu ijwi rye umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Bwana Mbonyumuvunyi Rajabu
avuga ko akarere kazi iki kibazo cy'uwo muhanda kandi avuga ko ku bufatanye na Minicom umuhanda ugiye gukorwa vuba. Imihanda yose yo mu nganda ibirometero bigera kuri 7 yose imeze neza ndetse imeze neza cyane nubwo ari akatari kaburimbo, ariko hakaba hari agace gatoya kagera nko kuri metero nka 400 cyangwa 300 kadakoze neza amazi yishe. Twavuganye na Minicom ariyo iyobora ibyanya by'inganda, nayo barahasuye baranahabonye, barategura yuko bazahasana vuba. Niyo ubona amazi yangije, ariko abatuye mu nganda ntabwo babuze imihanda yindi banyuramo kereka ku gace cyane gato cyane ku gace gafite nka metero 100. Kandi nako twakavuganye na Minicom barimo barashaka uburyo bazagakora vuba mu minsi iri imbere.